Gara ni crypto tugomba gukurikirana ibyayo neza kugira ngo nitanga amafaranga natwe tuzaboneke mu bantu yahaye. Ntekereza ko abantu bamaze kubikoraho. Nabasuje cyane mwese mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Akaba ari channel rero ibagezaho ibijyanye n'uburyo umuntu ashobora kwiteza imbere binyuze mu mafaranga y'ikoranabuhanga. Niyo nzira turimo kandi mu myaka yashize ya experience twagize, hari izo bamwe twagiye tugura tukazibika, ndavuga crypto, hanyuma igihe runaka kikagera tukazivunja tukagira amafaranga dukuramo tukabona ziratwunguye. Hahandi ushobora nk'amadolari 400 ukabona ukuyemo 5,000 by'idolari. Nta kindi kintu ukoze ari kuvuga ngo narabitse gusa, namenye ko ibi bintu bibaho, nguriyo iyi asset ndayibika bigenda gutya na gutya. Niyo mpamvu rero tutacitse intege, twakomeje guha abantu amakuru meza nk'aya ngaya, ariko amafaranga dushora ntabwo ari online gusa, no mu zindi business. Biterwa na nature ya business, ariko no online ho umuntu ashora amafaranga uvuga ngo nyabuze ntibyanteza ikindi kibazo. Kandi sinana blaming umuntu wambwiye aya makuru. Oya, ni decision ufata nk'umuntu ku giti cyawe ukavuga uti ndiyemeje. Ikindi kuri channel amakuru tubagezaho, hari ubwo wenda umuntu areba introduction akavuga ngo iyi video yarayirebye. Oya, mwebwe mujye mureba content. Ndabizi ko hari content zicaho zikagira abantu mu maro, bakagira ubumenyi batari bafite, bakamenya ibintu batari bazi, uko tugenda twigira imbere. Ariko aho turimo kwerekeza online ho abantu bazaza online ku isi muri rusange, atari no mu Rwanda gusa, ku isi bazarushaho kugenda baba benshi cyane, kuko imirimo izahimukira kandi myinshi cyane. So ntabwo twahita tuhava rero, kuko nubwo business zose zigira side ya risk, ariko hari na opportunities kandi tugomba kubyaza umusaruro. Yes, nabasuje cyane mu byubahiro byanyu ku bakunzi ba crypto trading cyangwa se na cryptocurrency muri rusange. So ibyishimo mfite rero ubu ngubu nonaha cyane ku bijyanye n'akazi by'umwihariko ka crypto trading, nuko muri cryptocurrencies muri rusange ku isi amafaranga abantu bari donc mu minsi yashize abantu benshi bari barimo gukuramo amafaranga yabo, bari barimo barayavanamo, donc kubera ubwoba, kubera impamvu zigiye zitandukanye. Ikintu gishimishije cyane rero, hari igihe narebyeho hano hariho bamaze gukuramo amafaranga menshi bikomeye, zari donc miliyari 805 gusa. Miliyari 805 gusa nizo nabonaga aha ngaha, none zimaze kuba miliyari 857. So bishatse kuvuga ngo abantu bongeye bagirira icyizere cryptocurrencies muri rusange, barimo kugarura amafaranga bayashyira muri izi assets nanone. Ibi rero bikaba ari ibintu byo kwishimira ku bantu bakunda iki gisata tubamo. No kuvuga ngo kuri Bitcoin by'umwihariko murabona yuko yavuye muri bya 16,000 yari maze iminsi byinira, iri mu 17,400. Bivuze ngo babandi donc za cryptocurrency twabitse, kuko nanjye harimo izo naguze kandi ndazibitse, ubwo turi mu nzira nziza. Abantu muze kureba wenda biraterwa n'igihe mwaguriye. Ntekereza yuko amafaranga yanyu hari ikintu kiyongereyeho kuri ya risk mwafashe, mukagira assets mugura cyangwa se mukagira cryptocurrency mugura mukunda mushaka guholdinga. Murabona yuko crypto muri rusange biziri mu cyatsi, ibintu by'imituku myinshi yabaga ahangaha murabona ko yarangiye. Iki gisata turimo kirimo kuzahuka. Niba batubwira ngo Ethereum mu minsi 7 ishize imaze kuzamukaho 6.77%, ibyo ni ibintu byo kwishimira cyane, kuko mu minsi yashize twarebagaho muri rusange tugasanga ni imituku misa. Reka turebe wenda izazamutse cyane kurusha izindi. Reba, hari crypto yitwa Gara, mu minsi 7 ishize yo yazamutseho 117%. Hari n'indi crypto yitwa Zir yazamutseho 36%. Hari Lido yazamutseho 33%. Hari APT cyangwa se Aptos yazamutseho 32%. Gutyo urabona ko hari crypto mu by'ukuri zazamutseho percentage nini cyane mu buryo bufatika. So iyo turebye volume mu masaha 24,
izirimo gucamo amafaranga menshi kurusha izindi. Ni ukuvuga ngo USDT ni iya mbere, harimo gucamo miliyari 24 z'idolari, miliyari 24, bivuze ko iyi stable coin abantu barayikunze muri rusange, barimo kwinyuzamo amafaranga atari makeya. Bitcoin ni iya kabiri ku ruhando mpuzamahanga, irimo gucamo miliyari. Ibaze ibintu business bicamo miliyari y'amadolari, abantu bakakubwira ngo ni scam. Nyamuneka nawe ujye ukoresha ubwonko utekereze, ese ubwo ahantu hanyura miliyari aho hantu hitwa scam hati? Wanakurikirana rega buri munsi ukareba ibintu ibyo ari byo. Abantu bafatira ibintu mu gihu mu gicu gutyo gusa ngo scam, ariko cryptocurrency, amafaranga y'ikoranabuhanga yo abaho kandi ni mazima, kandi ku isi mu bihugu byateye imbere barayakoresha mu buryo bufatika. Niyo bakubwira bati ifaranga ryitwa Bitcoin ririmo riranyuramo miliyari 16, sinzi miliyari mu madolari, ngira ngo ushyize mu manyarwanda sinzi uko byaba bibarika, uko byaba bimeze. So Bitcoin iracamo miliyari 16, BUSDT iyi ni stable coin ya Binance irimo iracamo miliyari 5 z'idolari, Ethereum irimo iracamo miliyari 5 nazo na miliyoni 600, gutyo mu zindi crypto zidahenda cyane. Ripple irimo iracamo miliyari 1, ngira ngo murabibona. Donc crypto zirimo zirazahuka muri rusange. Ni ukuvuga ngo iyo turebye Solana, abantu tubitse Solana zacu, nanjye ni mu bantu bayiholdings. Buriya holding izadufasha rimwe, hari igihe tuzabyuka dusange umva umuntu ahita ajya kuba mu gihugu cy'isezerano, ubundi niko bimeze. Solana mu minsi 7 ishize imaze kuzamukaho 15.34%, kandi iyi Solana abayikurikiranye tuyizi ivunja 293 y'amadolari so rimwe ari uko ivunja. None ubu yaramanutse yageze ku madolari 16 n'ibice, ngira ngo murabibona uko irimo kuvunja hano uyu munsi. Ese umunsi yazamutse igasubira aho hantu yahoze bizagenda biti? Reka tuzabyitege. Iyi crypto yitwa Gara nayo urumva ni crypto dukwiye gukurikirana ibyayo, kubera yuko iri zamuka ntabwo risanzwe. Tushobora kureba no kuri Binance tukajya muri search tukareba niba ino crypto ya wenda yaba yarahageze, irahari. Kuri pair yayo na USDT reka turebe movement zayo kuntu zimeze muri no minsi, kuko crypto niba izamutse 117%, ngira ngo murabona chat kuntu imeze. Ubu nimo ndarebera muri time frame y'amasaha, ngira ngo biragaragara. Abantu bariye amafaranga, se ntibigaragara, abantu barayariye bikomeye, abantu barayariye pe, abantu barayariye pe. Kuva ku itariki 8 kugera uyu munsi, reba change imaze kuba, no kuvuga ngo Gara muri make itanze amafaranga. Reka turebe ndebye ku rutonde bisanzwe, no kuvuga ngo iyi Gara dukomeje gukurikirana ibyayo, tukayiba hafi. Umunsi yongeye ikamanuka, byanze bikunze umuntu agomba kongera akayigura, kubera yuko noneho nizamuka bizaba ari ibindi. Crypto zirimo kuzahuka muri rusange biragaragara. Nuvuga ngo niba umuntu aguze crypto wenda yamanutseho, Gara ngira ngo ku rutonde abantu babibonye, ni ya 98 ku rutonde muri cryptocurrency zirenga 20. No kuvuga ngo niba yamanutseho ku rugero rw'9.24%, hari probability, reka turebere wenda nko muri time frame y'uyu munsi rero kuntu byifashe. So crypto biragaragara yuko nanone ishaka donc ye kongera gucurama, ariko umunsi yageze kuri strong support igatangira kongera kuzamuka, aho ngaho tukinjira mu isoko tuyigura, byanze bikunze izongera itange andi mafaranga. Birasaba gusa ko reka nanjye nyandika ahubwo Gara no kuyishyira ku rutonde, n'abandi ngira ngo mugiye kuyishyiraho. Gara ni crypto tugomba gukurikirana ibyayo neza, kugira ngo nitanga amafaranga natwe tuzaboneke mu bantu yahaye. Ntekereza ko abantu bamaze kubikoraho. Nuvuga ngo muri Berry Crypto Exchange hahani nababwiye muri video yabanje, amafaranga turimo gukuramo ushobora kuzabona usaguye menshi ukagira crypto wigurira. Hari urutonde nagiye mbaha zizo mwatunga n'impamvu mwazitunga, abantu mukabyitaho. Izo ni asset, kandi asset iyo uguriye hasi ikazazamuka ukayivunja, amafaranga ukuramo ushobora kugira gutyo ukagura inzu, ukagura ikibanza ahantu heza, donc
urumva nta ibyo bintu rwose nta muntu utabyifuza biramutse bige. Kandi aya ma asset ikiza cyayo ntabwo ari nk'izindi asset tumenyereza hano hanze, bene izo ziba zigura make. Nta n'ubu ushobora gushyiraho $500 kandi ukabikoza igikorwa gifatika ku buryo mu myaka 2 cyangwa se mu mwaka umwe gusa hari byinshi byahinduka, ku buryo noneho ushobora kujya kugura ya asset nini isaba amafaranga menshi nk'ibihumbi $30, $40, $50 gutyo. Ubwo rero urumva ni mu buryo bwo kwiteganyiriza muri rusange. Izi assets rero mbabwira, dufite ubuhamya bw'abantu benshi zagiye zikiza zikabahindura icyiciro cy'ubudehe burundu. Niyo mpamvu tuvuga tuti eske niba hari abo byabayeho mu gihe cyashize, twebwe natwe ntibyatubaho. Reka mbereke ya Solarium. Turebeye wenda kuri time frame y'isaha imwe, murabona ino movement yabaye kuva ku itariki 9 ejo bundi, kuva ku itariki 9 kuza umuntu akagida, donc kuva ku itariki 9 mu masaa 7 kugenda ukagera mu masaa 5 gutyo, saa 8 hari movement ikomeye cyane yari imaze kubaho. Bivuze yuko iyi crypto nayo tuyifite ku rutonde yizo turimo gukurikirana twitaho byadufasha. Reka turebere wenda mu munsi chart imeze ite, ngira ngo turabibona. No kuyiba hafi tugakomeza gukurikirana amakuru ajyanye nayo, yaba ari kuri Telegram, yaba ari kuri Twitter, donc tukayishaka amakuru afatika kugira ngo nayo izatugirira umumaro. Abayiholdinze namwe mwekomeze mwigire mwituze, ntihazagira impamvu zituma muyirya, kuko ngiye ntekereza ko hari igihe tuzasarura kandi tugasarura neza. Ubwo rero biragaragara yuko noneho crypto zirimo kuzahuka muri rusange. Ntago ari bya twavuga ngo ziracuramye, oya. Ubwo mujye mwibuka gukanda like na subscribe kugira ngo aya makuru y'amakrypto atandukanye nk'aya mpwenseho mbabwira, hari nabavuze Gara, navuze Solarium, nerekanye no muri rusange ishusho ukuntu imeze. So no gukanda like na subscribe kugira ngo aya makuru meza y'umumaro ajya bagereraho ku gihe, kandi nakagaruka. Mane baho umugisha.